Yes, reka tubifurize nanone igitondo cyiza, reka tubifurize gukomeza kugubwa neza, reka amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka bikomeze bibasabagire. Turi mu gitondo cyo ku munsi wa gatanu, itariki ni 20 ndetse ukwezi ni ukwa gatatu, umwaka ni 2026, tukaba tuzindutse nk'uko twabyiyemeje ngo tubagezeho uko biba biramutse ku kibuga cy'imirwano. Ni hano hirya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kurebera hamwe ese biramutse bite, ni iki kigezweho ku kibuga cy'imirwano, byose nibyo tubazaniye, tukaba tubahaye ikaze irambuye cyane hano kuri DRC Today News. Muri aya makuru yacu turibanda cyane ku kintu gikomeye cyane, turaza kwibanda cyane ku kibuga cy'imirwano ndetse mu nce zigiye zitandukanye. Ni muri breaking news tubafitiye muri iki gitondo. Turaza kunyarukira ahitwa Kirungu, aho ni muri teritwari ya Uvira, aho Uvira ikomeje kugarukwaho cyane. Ndaje turamburire hamwe uko umutekano waho wifashe. Ese inyeshyamba z'ama 23 ko ziheruka gutangaza ko zigomba kuba zasubiye muri uyu mujyi bitarenze itariki 21 uku kwezi, ibi birashoboka? Ese bageze bawinjiramo? Ibi byose nibyo tugiye kuza tukaramburira hamwe. Turaza kandi gusimbukira ahitwa Iwarikare, ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zongeye gukora indi operasiyo idasanzwe ndetse zihanura kajugujugu ndetse na drone zishyika kuri 2 z'ama 23. Iyi operasiyo ndaje tuyinjiremo nayo mu buryo bwimbitse cyane. Turaza kandi kwinjira ahitwa Inyagezi, aho ni muri teritwari ya Walungu. Haravugwa naho amakuru akomeye cyane, biravugwa ko habaye ambushi itoroshye. Izi breaking news zose ndaze tuzinjiremo turebere hamwe iyo embuscade uti bimeze bite. Tukiva Inyangezi turahita twikubita i Bukavu. Haravugwa amakuru mabi ku ruhande rw'inyeshyamba z'ama 23. Biravugwa ko i Bukavu ngo zahayogoje bari gusahura ku buryo bukomeye cyane. Byose nabyo ndaje tubigarukeho. Nongera kubibutsa ko muri kumwe na 6bel official nk'ibisanzwe hano kuri DRC Today News. Niba uri mushya hano rwose nkandira kuri subscribe, hanyuma kugira ngo turusheho gukomeza kwagura umuryango wacu wa DRC Today News. Ngayo nguko rero amakuru dufite nonaha. Biravugwa ko mu gihe intambara ikomeje mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, amakuru atandukanye ari kugenda kwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku bijyanye n'igenzura ry'agace ka Kirungu kari muri teritwari ya Uvira. Ndagira ngo ibi bintu tubigarukeho tumenye ukuri kwishe inyuma y'ibi bintu. Ese Kirungu bimeze bite? Amakuru amwe atangazwa n'abantu bakoresha imbuga nka TikTok bashyigikira umutwe w'inyeshyamba ma 23 avuga ko uwo mutwe waba wafashe agace ka Kirungu. Ibintu byose ndagira ngo tubishyireho ukuri. Gusa andi makuru aturuka ku nzego ziri hafi y'urugamba ndetse n'abari ku butaka bwaho urugamba ruri kubera aranyomoza ayo makuru, akavuga ko kugeza muri kino gitondo ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'abawazarendo aribo bafite igenzura ku duce twa Kirungu na Kabunambo. Utwo duce twose turi mu maboko y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abasesenguzi bemeza ko amakuru nk'ayo akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga akenshi aba agamije kuyobya abaturage no kubatera ubwoba, aho ashobora kuba ari igice cy'intambara y'amakuru cyangwa se icyo twakwita information warfare ikoreshwa n'impande zihanganye. Hagati aho hari abaturage baturutse mu midugudu irimo Mikamba na Kangurube hafi ya Sange bahungiye mu bindi bice bitewe n'umuriro wadutse muri ako gace. Nubwo hataramenyekana neza icyateye uwo muriro, byateje impungenge mu baturage, bituma bamwe bahitamo guhunga ndetse bashaka umutekano. Mu misozi miremire ya Uvira na Fizi, amakuru avuga ko ingabo za FARDC n'abawazarendo bafite ibirindiro bikomeye mu nkengero za Minembwe Centre na Mikenge, aho zikomeje ibikorwa byo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Biravugwa ko bakiri muri pozisiyo zabo inyeshyamba z'ama 23 zitigeze zinjira muri utwo duce
nababwiye. Hanyuma twikomereze amakuru yacu, ariko mbere yo gukomeza amakuru yacu ndagira ngo mbanze mbibutse ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo biba byaturutse ku rugamba byose hari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwinjiramo nta kundi rero, uragenda hariya hasi muri comment, uragenda hariya mu gice cya komanteri urebemo link na pininzemo, uragenda uyikandeho, urahita winjira muri group yacu ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma uzajya ubasha kubona ayo mafoto ndetse n'amavideo, ubashe kubona ukuri kuzuye ku biba byabaye, ubashe kubona ukuri kuzuye kuba bigenda bitangazwa ndetse binavugwa. Niba utarajoininga iyo group yacu tuguha ikaze kabisa, kanda kuri iyo link iri muri comment, urahita winjira muri group ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma rero twikomereze amakuru yacu. Biravuga ko muri iki gitondo kuri zitariki 20 Werurwe uyu mwaka wa 2026 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'abawazarendo batangaje ko bagabye igitero ndetse bakagira intsinzi ikomeye mu gace ka Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi nabyo mu nyemerere tubyinjiremo. Ni ukuvuga ngo ni amakuru ava ku ruhande rwa FARDC avuga ko barashe bagahanura kajugujugu y'intambara ndetse bagahagarika cyangwa se bakanetereraza indege ebyiri zitagira abapilote, ubwo ni drones, bivuga ko ari z'inyeshyamba za M23. Iyi mirwano ibaye mu gihe hari harashyizweho agahenge kagamije kugabanya imirwano mu burasirazuba bwa Kongo, ariko kakaba gakomeje kurengwaho n'impande zihanganye. Ubuyobozi bwa FARDC buvuga ko nubwo ayo masezerano y'agahenge ariho, bukomeje kwirwanaho no kurinda ubusugire bw'igihugu. Abasirikare ba Kongo bakomeje gushimangira ko bafite ubushake n'imbaraga byo guhangana n'icyo bita umwanzi, bavuga ko bari ku rugamba rwo kurinda abaturage n'ubutaka bwabo. Ibi bikorwa bivugwa ko bigaragaza ko imirwano ikomeje gukaza umurego muri ako karere, nubwo hari ibiganiro bya diplomasi bikomeje gushakirwa umuti w'amahoro. Mu nyemerera none dusimbukire mu gace ka Nyangezi. Nabwiye ngo ni breaking news kabisa. Mu gace rero ka Nyangezi gaherereye muri teritwari ya Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aravugwa naho imirwano ikaze yabayeho mu buryo bw'igico, embuscade cyangwa se ambushi, aho ingabo zihanganye zagabye igitero gitunguranye ku barwanyi b'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Amakuru aturuka ahabereye imirwano aravuga ko ku ruhande rw'inyeshyamba habonetse abasirikare benshi bahasize ubuzima, nubwo umubare nyakuri w'abahitanywe n'iyo mirwano utaratangazwa ku mugaragaro. Ibi bitero byabaye mu gihe hari andi matsinda y'izo nyeshyamba yari mu nzira yerekeza mu mujyi wa Bukavu, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Bigaragara ko bashakaga kongera imbaraga ku bari basanzwe bahari. Tukiri Bukavu kandi biravuga ko abarwanyi ba M23 bari mu mwiherero nyuma yo kuva mu kibaya cya Ruzizi Plain bahunze, bakomeje kugaragara mu bikorwa by'ubujura n'ubusahuzi mu duce dutandukanye. Biravugwa ko kuri ubu bari kugaragara cyane mu gace ka Panzi, aho bashinjwa gusahura abaturage no kurasa mu buryo buteza umutekano muke. Ibikorwa bikomeje gutera ubwoba abaturage batuye muri ako gace, aho benshi bavuga ko batakibasha kuguma mu byabo mwituze. Hagati aho amakuru akomeza kugaragaza ko imirwano n'imigendekere y'ingabo biri kugana mu bindi bice by'umujyi wa Bukavu, by'umwihariko ahazwi nko ku cyahoze ari koperative ndetse na Pajeko. Ibi bikaba byerekana ko umutekano ukomeje kuzamba, aho ibikorwa bya gisirikare biri kurushaho kwegera ibice bitowe cyane n'abaturage. Iyi mibereho igoye irushaho gukaza impungenge z'abaturage n'imiryango mpuzamahanga mu gihe imirwano ikomeje gukwira mu bice byinshi by'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Abasesenguzi bemeza ko hakenewe ingamba zihuse zirimo ibiganiro bya diplomasi n'ubutabazi ku baturage kugira ngo hirindwe ko ibintu byarushaho kuzamba. Tunyarukire nanone rero mu gace ka Biziba, turakubita tubangura turebera hamwe uduce twinshi tugiye dutandukanye two muri Kongo. Ni breaking news nk'uko nabibabwiye. Mu nyemerere twinjirane mu gace ka Biziba. Aka gace gaherereye mu misozi miremire y'akarere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Haravugwa imirwano ikaze iri kubera hagati y'ingabo
za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ku bufatanye n'abawazarendo ndetse mu guhangana n'inyeshyamba z'ama 23. Aka gace ka Biziba kari mu murenge wa Rurenge hafi ya Minembwe ndetse kazwiho kuba ari ahantu h'ingenzi mu bya gisirikare kubera imiterere yaho igizwe n'imisozi ihanamye n'ibibaya bituma habera urugamba rukomeye rwo kugenzura ibice bitandukanye. Amakuru aturuka ku baturage baraho ndetse baraho hafi y'imirwano iri kubera aravuga ko ingabo za FARDC n'abawazarendo bari gukomeza gusatira inyeshyamba z'ama 23 ndetse ngo zibasubiza inyuma mu buryo buhoraho, ndetse aho bamwe bavuga ko hari aho inyeshyamba zatangiye gusubira inyuma ndetse zinyura mu misozi n'ibibaya. Ababonye ibibera aho bavuga ko igitutu ku nyeshyamba kiri kwiyongera ku buryo hari ibice batangiye kuvaho ndetse bavuga ko bananiwe gukomeza kubifata kubera imbaraga z'ingabo bahanganye. Mu karere k'imisozi miremire ya Fizi aho buri gasozi gashobora kuba ingenzi mu kugenzura umutekano, ibikorwa bya gisirikare birakomeje ku muvuduko uri hejuru. Ingabo za leta n'abo bafatanyije bavuga ko bafite intego yo kugarura igenzura ryuzuye ku duce twose, cyane cyane imihanda n'ibice bikikije Biziba bifatwa nk'ahantu h'ingenzi ku rugamba ndetse hagaragaza ko igitutu ku nyeshyamba kiri kwiyongera muri aka karere. Tunyarukire ku butumwa bukomeye cyane rero bw'uwitwa General James Fieka Adui. Ni mu butumwa rero yaje kuba yatangaja uyu mujenerali uri ku murongo w'urugamba mu gace ka Bunambo mu kibaya cya Ruzizi. Yavuze ko ingabo zihagaze neza kandi zifite icyizere cyo gutsinda. Yagize ati ingabo za FARDC, abawazarendo n'indi mitwe bafatanyije bakomeje guhangana n'umwanzi. Abaturage batuye mu duce twa Uvira na Runingu basabwe gukomeza imirimo yabo nta bwoba, ndetse yashimangiye ngo ko umwanzi afite ubwoba kandi ko intsinzi iri hafi kugerwaho. Muri rusange amakuru ava Biziba agaragaza ko imirwano ikomeje gufata indi ntera mu misozi ya Fizi, aho ingabo za FARDC n'abawazarendo bavuga ko bari gusatira inyeshyamba z'ama 23. Tunyarukire ku yandi makuru rero akomeye cyane, mu gihe kunyemera dusimbukire ahitwa Kinshasa turebere hamwe naho amakuru akomeye cyane ari guturukayo. Tugaruke inyuma gato ku munsi w'ejo tariki ya 19 Werurwe umwaka w'ibihumbi 2026, byari ku munsi wa kane. Ni ukuvuga ngo Kinshasa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangije ku mugaragaro gahunda nshya igamije kongera imbaraga mu micungire y'umutungo kamere, by'umwihariko amakuru ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Iyi gahunda yiswe Country Window DRC ndetse yatangijwe na Minisitiri w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Louis Watumi Kabamba, ikaba iri muri gahunda nini ya Panafgeo ndetse ishyigikiwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Uyu mushinga uje mu gihe Kongo ishaka guhindura uburyo yakoragamo ubucukuzi igamije kuva mu mikorere ya kera ishingiye ku kohereza amabuye adatunganyije cyangwa se low export, igana ku micungire ishingiye ku makuru yizewe no ku nyungu z'igihe kirekire. Mu by'ukuri Kongo ni kimwe mu bihugu bikize cyane ku isi mu mutungo kamere uri mu butaka, aho ifite igice kinini cyane cya cobalt ikoreshwa mu rwego mpuzamahanga, cyane cyane mu nganda z'ikoranabuhanga n'imodoka zikoresha amashanyarazi. Nyamara nubwo uwo mutungo ari mwinshi, igihugu cyagiye gihura n'ibibazo bikomeye birimo kudakoresha neza uwo mutungo, kutagira amakuru ahagije kandi yizewe ku byerekeye ubutaka bwacyo, ruswa ndetse no gushingira ku masosiyete yo hanze mu bucukuzi. Ibi byose byatumye inyungu nyinshi zituruka ku mabuye y'agaciro zitagera ku baturage nk'uko byari bikwiye. Gahunda ya Country Window DRC igamije gukemura ikibazo mu buryo bwimbitse binyuze mu gushyiraho uburyo bugezweho bwo gukusanya, kubika no gutunganya amakuru ya geoscience, ndetse aya makuru arimo ikarita z'ubutaka, ahari amabuye y'agaciro, ingano yayo n'uburyo yacukurwa neza. Ibi bizafasha leta ya Kongo gufata ibyemezo bishingiye ku bumenyi cyangwa se data driven decisions, aho gukoresha ibitekerezo bidafite inshingano cyangwa amakuru adahagije. Mu yandi magambo, igihugu kiri kwimuka kiva ku mikorere ishingiye ku gukeka ndetse kigana ku mikorere ishingiye kumenya neza. Iyi gahunda ngo ifite akamaro kanini cyane ku bukungu bwa Kongo. Icya mbere,
izafasha gukurura ishoramari rifite ireme kuko abashoramari bazajya baza bafite icyizere bitewe n'uko bazaba bafite amakuru asobanutse kandi yizewe. Icya kabiri, izatuma Kongo itangira kongera agaciro umutungo wayo, ihagarike kohereza amabuye adatunganyije ahubwo iyatunganyiriza imbere mu gihugu. Ibi bizatuma hiyongera inganda, haboneka imirimo mishya kandi amafaranga yinjira mu gihugu yiyongere ku buryo bugaragara. Icya gatatu, bizafasha igihugu kongera ubusugire bwacyo ku mutungo kamere kuko kizaba gifite ububasha busesuye ku makuru n'imicungire yawo, bityo kigira ijambo rikomeye mu masezerano mpuzamahanga. Iyi gahunda kandi iri mu murongo wa politike ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ushaka guhindura ubukungu bwa Kongo bukava ku kwishingikiriza ku bucuruzi bw'ibanze bugana ku nganda n'iterambere rirambye. Ikanashyigikirwa na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Turuka uri gushyira imbere ivugurura mu miyoborere n'imicungire y'umutungo kamere. Biteganyijwe ko iyi gahunda izakomeza gushyirwa mu bikorwa kugeza mu mwaka wa 2028, igafasha mu kongerera ubumenyi abakozi b'iki gice, kunoza imiyoborere no kugabanya ingaruka ku bushoramari. Nubwo bimeze bityo, ari imbogamizi zishobora kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda, zirimo ibura ry'abakozi bafite ubumenyi buhagije mu bya geosiyansi ndetse ibibazo by'umutekano mu bice bikungahaye ku mabuye y'agaciro cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse na ruswa ishobora kudindiza iterambere ry'uyu mushinga. Hari kandi n'inyungu z'ibihugu n'amasosiyete mpuzamahanga bishobora kutishimira ko Kongo yongera kugenzura umutungo wayo kuko byagabanya inyungu byari bisanzwe bibona. Ku rwego mpuzamahanga, iyi gahunda ifite uburemere bukomeye kuko Kongo ari imwe mu nkingi z'isoko ry'isi mu bijyanye n'umutungo ukenewe mu ikoranabuhanga rigezweho mu guhindura uburyo isi ikoresha ingufu cyangwa se energy transition. Ibi bituma icyemezo cyayo cyo kugenzura neza umutungo wayo kigira ingaruka ku masoko mpuzamahanga no ku bihugu bikomeye biyishingikirizaho. Mu gusoza, iyi gahunda ya Country Window DRC ni intambwe ikomeye igaragaza ko Kongo ishaka kwinjira mu cyiciro gishya cy'imiyoborere y'umutungo kamere ishingiye ku makuru, ubumenyi n'inyungu z'igihe kirekire. Ni gahunda ishobora guhindura cyane ubukungu bw'igihugu no gutuma abaturage batangira kungukira ku mutungo kamere bafite ubutumwa nyamukuru ndetse buvamo nuko muri iki gihe nuko genzura umutungo kamere bitagishingiye gusa kuwucukura, ahubwo bishingiye kuwumenya neza no kuwucunga hakoreshejwe amakuru yizewe kandi atunganyije. Ngayo amakuru twari tubafitiye muri kino gitondo, muri zino tariki 20 ndetse ukwezi kwa gatatu umwaka w'2026. Munyemerere amakuru yacu tuyacumbikire hano, ariko kandi nanone munyemerere mfate kano kanya shimire buri umwe wese wahisemo kwibanira natwe, shimire buri umwe wese wakanze subscribe, nongera kwibutsa ko rwose nawe niba utarakanza subscribe nkandiraho kugira ngo turusheho gukomeza kwagura umuryango wacu mugenda mubona n'amakuru ku gihe. Hanyuma rero reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza, Nyagasani akomeze kubandindira ndetse turabakunda cyane. Reka mbabwire ngo amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka bikomeze bibasabagire, turabakunda cyane.